Nongeye ikaze dukurikirana ku Mpamo Media, nje tujye kubana umunsi wa none nitwa Gringo, gusa ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa David nk'ibisanzwe. Tukaba rero tugiye kubagezaho bimwe mu byo ugomba kubuzi mbere yuko ujya gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga mu Busanza. Ibi bintu byose tugiye kuvuga hasi rero uramutse ubikurikije 5/5 byaguhesha amahirwe ko watsindira uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ukoze rimwe gusa. Ese urakeka ko ibi bintu ari ibihe? Reka twakire mugenzi wacu witwa David nk'ibisanzwe aza atubwira izo detaye zose buri muntu wese yakabaye yaribanzeho mbere yuko yitabira icyo kizamini mu Busanza. Tugwaye ikaze David. Yego, uyu munsi tubazaniye ibintu bishobora gutuma umuntu akora rimwe ryonyine mu gihe yakurikije zino nama tugiye kubagezaho. Ese waba wifuza gukorera uruhushya rwa burundu gutwara ibinyabiziga inshuro imwe gusa? Reba iki kiganiro kigeze ku musozo bityo ubashe kugenda umenya amagenzi yagufasha kuba wagera ku ntego yawe. Yego, uburyo bwa mbere hano ushobora gukoresha mu Busanza kugira ngo ubashe kubona perime ukoze inshuro imwe yonyine n'ubu bukurikira. Ikintu cya mbere ukwiye gukora mbere y'uko uza gukora iki kizami, banza wongere usubiremo neza amategeko y'umuhanda kandi wite ku byapa ubona mu igazeti. Icya kabiri ni ukubanza ukiga neza ikinyabiziga gihuye na kategori uje gukoreraho, byibura hagati y'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2. Ukaba wabanje kumenya ikinyabiziga neza, nta byo kuvuga ngo uje kugerageza amahirwe, ukaza ufite icyizere cyo gutsinda. Mbere yuko tujya ku cya gatatu, twakwifuriza kuba wakora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Twagiye ku kintu cya gatatu ukwiye gukora. Ukwiye kuza mu kizami wirinze kunywa ibisindisha, kubera ko igihe waza mu kizami wanyweye ibisindisha ntago wakwemererwa gukora. Ibyo ngibyo rero bishobora gutuma udindira ntube wakorera igihe, bikazatuma utinda kubona ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga. Icya kane, mbere y'uko utangira ikizami banza usobanuze neza ku mategeko n'amabwiriza uri kumva udasobanukiwe ku bijyanye n'ikinyabiziga cyangwa se kategori ugiye gukoreraho. Biba byiza kubanza gusobanuza ibyo utumvishe neza kugira ngo ibyo uza gukora ubikore udashidikanya ndetse udahungabanye. Ku mwanya wa 5 turahasanga kuba wakwirinda kuza gukora mu gihe urwaye, ahubwo tukagushishikariza mu gihe urwaye kuba wajya kwivuza, ikindi ukigiza itariki yawe imbere yo gukoreraho ikizamini kugira ngo uzaze gukora umeze neza warakize. Ibyo bizagufasha kuza ugakora rimwe. Ku mwanya wa 6 turahasanga kuba igihe watangiye ikizami wakwirinda kwirukanka kugira ngo ibyo za robo zacu zaza kukubwira ubikurikize neza nta bwoba ndetse nta n'igihunga, kubera ko iyo uri kugenda witonze bigufasha kumva amategeko n'amabwiriza robo izajya iguhereza y'ibyo ukwiye gukora. Ku mwanya wa 7 turahasanga ingingo ivuga kuba igihe watangiye ikizami wakwirinda kureba ku minota yawe, kubera ko kwirinda kureba ku minota bizagufasha gukora neza nta pressure uriho, wita cyane cyane ku byo uri gukora mu gihe watangiye exame. Mu gihe watangiye exame ukwiye kwirengagiza kureba ku minota cyane kugira ngo bitazagutera ubwoba ndetse n'igihunga ukaba wakora nabi
ibyo wari ukwiye gukora neza. Ibyo nabyo bizagufasha kuba watsindira perime mu Busanza ukoze rimwe. Ku mwanya wa 8 turahasanga ingingo ivuga ngo igirire icyizere, nabyo bizagufasha gutsinda ukoze rimwe. Kubera ko gukora wifitiye icyizere bigutera kuraje yo gutsinda neza ibizami, biri mu bintu bizagufasha gukora ndetse ugatsinda ikizami ukoze rimwe ryonyine. Kubera ko muri ibi bintu byo gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, iyo wigiriye icyizere bituma ukora nta bwoba cyangwa se igihunga cy'ikizami ufite, kubera ko uba ufite icyizere cy'uko bigomba gukunda bitewe n'uko wize neza imodoka. Rero nta kabuza, iyo wize neza ukigirira icyizere ukora inshuro imwe yonyine, ntago ujya uyirenza ugahita utaha ufite ibyangombwa. Ku mwanya wa 9 turahasanga ingingo ivuga ngo mbere y'uko watsa imodoka ngo ujye mu kizami ukwiye kubanza ukambara sentire. Aho ni ku modoka ku bagiye gukorera B. Mu gihe wowe waje gukorera A ya moto, ukwiye kubanza ukambara neza kasike ndetse ugafunga n'uriya mushumi uba uri kuri kasike. Ibyo bizagufasha kwinjira neza mu kizami kandi ukagikora neza. Kubera ko uramutse wibagiwe sentire ku modoka ukibagirwa n'uriya mushumi wa kasike kuri moto, byatuma amanota yawe uhita utangira agabanuka, bikaza kukuviramo kuba watsindwa ikizami. Rero biba byiza ko ukigera kuri moto ndetse nawe waje gukorera ku modoka, ukigera mu modoka ukwiye guhita ugira vuba vuba ukambara sentire mbere yo kwatsa imodoka. Kuwa moto nawe mbere y'uko yatsa moto aba akwiye kwambara neza kasike. Ibyo biri mu bintu biguhesha amanota ndetse ukaza no gutsinda neza ikizami ukoze rimwe gusa. Tugeze ku ngingo ya 10 ari nayo ya nyuma. Mbere y'uko uza gukora ikizamini hano mu Busanza, ibintu ukwiye kuzirikana harimo iki ngiki gikomeye cyane. Ukwiye kuzirikana ko mbere y'uko uza gukora ikizami ukwiriye kuba wariye kandi neza, mu gihe waba uri gukora bitaza kuba byagutera isereri bitewe no kuba waje mu kizami utariye. Mu gihe waje mu kizami wariye bizaguhesha amahirwe yo kuba wakora neza nta sereri ugize, ibyo bakubwiye ukabyumva neza, kubera ko mu mubiri uba umeze neza 100%. Turakwifuriza kuba wakora subscribe, share na comment kugira ngo n'abandi bose ibi biganiro bibashe kubageraho. Mukomeze kugira ibihe byiza. Tubifurije amahirwe masa ku bantu bateganya kujya gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bashaka impushya za burundu. Mukomeze kugira ibihe byiza.